kuba najyanwa mu bigo ngororamuco bigiye bitandukanye z'ubuzima kuba nabwigisha kuba nabuganiriza n'abandi bose n'abandi bambona ndabizi neza ko harimo abantu benshi bagiye kubona kino kiganiro mwanya nawe yifuza yuko wenda n'uwambona uwo ari we wese yifuza kuba yatera ikirenge mu cyanjye nubwo ntacyo ndageraho ariko ndishima cyane kuko nahindutse ese rwa rugendo rumeze gute kumva warabayeho ukavuga ngo uyu munsi nanyuze mu magereza atandukanye cyangwa mu bigo ngororamuco ukaba akanya utanga ubuhamya uvuga ngo none of course nanjye mfite contribution natanga ku rubyiruko rwa rugendo rumeze gute byari ibintu byagusabye kwiyumvisha bingana gute kugira ngo uvuge ngo nimba drugs nafashe nimba ari ibintu bibi nakoze ngomba kubireka and then ngatanga contribution yanjye imeze gute n'urugendo rwameze gute tunyuremo muri make marine zabaga ziri mu mujyi zabaga ari nyinshi kuko ubona uri umunyeshuri uvuye kwiga zo zitiga byarabibangamiraga ku buryo twabashaga gushuka bihagije icyo gihe niho natangiye kuba wenda natangira kwinjira mu by'ibiyobyabwenge umuntu akanshuka akambwira ati ngwino cyane ahantu utuma akantu cy'umugabo ujya utekereza kandi nkabona ko nkwiriye gutekereza kuko anytime nzagira urugo ako numvaga ibyo bitekerezo ari byo bintu ngiye gukurikirana namenye ibyo ari byo nk'umuntu nyine ufite experience y'ubuzima kuko of course hari abantu uruta hari n'abantu bakuruta ariko buri muntu wese agira story y'ubuzima bwe ni kihe kintu none gikomeye mu buzima bwawe cyakubayeho kijye kikugora kwibagirwa cyambayeho mu buzima bwawe uvuga ati iki kintu kimeze nko kuntera kashe ku mutima kukibagirwa even though nagira imyaka 70 ntago kijya kimva mu mutwe kandi nicyo kintu cyambabaje bihagije ugiye kumva numva ko psiziyenje icyo kintu ntabwo nzakibagira urumva nibwo narazikanye navuye muri gereza kandi kugufata wongeye kumwe ibiyobyabwenge n'undi bagusuje kwa kabuga ubingaru ubu bahenga ingaru n'insubira cyane baramfashe tujye baradufashe batwambika amapingu urumva ikesi raho nyine bo babani injects bari biteye ibiyobyabwenge ariko urumva amakuru leta yari yafite banjye kwa kabuga ntazi ibintu narindimo ntazi uburyo ndafika tsinda gasanga imana iburi gutyo wandemye ubuzima bwanjye bwose ari zagara nk'ubu nabyutse planninga kubaho kuyu munsi none birangiye ngiye kurgishene ntaza amoko ubwo ndi kumwe n'abana b'abakire abana bingagura bazi yuri kumwe n'abana b'abakire bafite confidence ziwabo ariko ngiye nk'umuntu utari ufite kivurira urutangiye guhinduka bitambona ibintu bibaye ahubwo mbona ahubwo ibyo ndivuga ngo narahindutse ahubwo ndi kubona ufite tatu nyinshi ku mubiri kandi ngiye ko buri tatu ufite ku mubiri ifite impamvu yayo cyangwa mbere yuko twinjire mu buzima rusange cyangwa mu buzima bwawe wagiye unyuramo ndagira ngo baze dusobanurire gato kuri izo tatuwaje n'impamvu wazishizeho and then tujye twakinjira mu kiganiro kimbitse neza noneho dusobanurira abanyarwanda ukuri kose wahuye nako n'ubuzima bwose urugero rw'ubuzima bwawe turubabwire umuzingo nakaboro karimo ijambo ry'Imana kuvuga yuko gukunda inshuti zawe sibyo no kwizera ibyo bigwesha ubwami bw'ijuru iryo jambo narihisemo kugira ngo numve yuko kwizera byonyine bizamasha kuba byangura mu buzima bubi kuko nakuze numva ko Imana itabaho kuko Imana yakabaye ibaho twakabaye turabana bose mama yambwiye ko ndi umwana wavutse neza ariko mwibaza kuvuka neza bimwe ibibazo ni bwoko ki umva byansabye ko nshyiraho kano gatatuwaje akagakurikira Yo, my beautiful people, call me the farmers, the one and only from Kigali to Fifth. Murabizi neza ko iyongeze kuri microphone cyangwa se uri kumbona kuri kamera zacu abari igihe cyiza cyo kugira ngo nkugeze amakuru yo gutrendinga ndetse tuganire byinshi bitandukanye cyane byibanda ku myidagaduro ndetse n'ubuzima muri rusange. Uyu munsi rero ndabizi ukimara kumbona nicyanye n'umusore w'urubyiruko tugiye kuganira byinshi bitandukanye byabaye mu buzima bwe, byinshi bitandukanye ukeneye kumumenyaho, ariko mbere yuko ninjira cyambere yuko tuganira reka nkwibutsa kandi subscribe ukomantinge before yuko ikiganiro gitangira kuko I know that turi buze kuryoherwa. So umusore amakuru meza urashiraho kamera wongere voice kugira ngo ibintu bigende neza. Umeze fresh cyane neza kabisa nta ndabona ufunzemo neza kabisa cyane neza ni nk'ibyejo namonye urimo ni nk'ibyejo namonye urimo. So mbere yuko rero tutangira tuganira byinshi cyane of course abantu bakubonye kuri kamera kuko akabari ubwa mbere ntago baba bakuzi babisanga ubanze ubibwire kugira ngo dutangire ikiganiro dufite vibe nyinshi cyane. Okay,
banyita Yurike Kambare sha umwana uvuka ku ndiba yacyo Bugesera kabisa ku ndiba yacyo mu buzige ku ndiba yigikize ku ndiba yacyo ku ndiba yacyo indiba yikise y'igihugu aho tuva se naho tuva no haza se n'inzira n'imwe mana ni inzira ni dutandukanye nuko tugera muri iyi si bikaba ibibazo twisanzemo okay wowe umbye okay mwana uziko ako kaboro karakomeye twese aho duturuka ni hamwe sibyo ko tugera ku isi ibintu bigahinduka of course none se weho mubunye ubuzima man tubamo every day I know ni bwa buzima tuhuriramo ariko nkuko bivuze tukajya buri wese agahita agira inzira tambuka cyangwa se ubuzima bukamwerekezaho agomba gutambuka weho life wabayemo cyangwa ubuzima wabayemo bwa danje wabayemo utajya wibuka na gatoya n'ubuzima bumeze gute kugira ngo tugane n'abanyarwanda tubatere story tubabwire ubuzima kuko twese buri wese afite inkuru y'ubuzima bwiwe of course that's why umunsi ushaka tukaganira ku buzima bwawe cyane kugira ngo ibintu bigende fresh so aba bantu rero wababwira ubuzima wabayemo wababwira ubuzima bwa danje wabayemo turabizi ko ubuzima uba mu bwiza n'ubu ariko tujya ngo umunsi uganire ku buzima bwa danje wabayemo utajya wibagirwa mu buzima bwawe n'ubundi okay murakoze ubuzima bundi ni fenomene utamenya tu ubuzima okay ufite niba warigeze utunga isaha uzi neza inshinge zigenga isaha ukuntu zikora hari urushinge rw'isaha hari urushinge rw'amasegonda n'urw'iminota bivuze ngo njye hari igihe nigeze kubona ko ndi mu rushinge rw'isaha agendaga nk'akanyamasyo igisi yaranye karagiyeho ndi umuntu wababajwe agiye unabibona n'umubiri wanjye ugiye wanditseho ubuzima bwanjye umwe na umwe ntakibagirwa ndabona amatatu menshi amwe mwiganjemo ni Bible izi tatuwaje buri tatuwaje aho ngaho ifite ikintu nyibutsa ku buryo ntari wa muntu wakibagirwa ngo ntererane urumva nk'iki gihugu cy'u Rwanda tugira ibintu tutakibagirwa cyangwa dutererane bitewe n'ubuzima tuba twaranyuzemo ariko njyewe life yabaye bad njyewe nakuze ndanicuza ndavuga ati se ubundi njyewe nararemwe naje ndi umuzana no ndi umudownloadinga no nyine ni ikintu kiba kincanga tubakona nababujwe man jewe nakuze nifuza gukora sibyo uwo nkore nta cyizere nitwere yanjye mvugo yanjye abaye ikibazo yari birebera ari gihe umuntu mukoma gutya agiye ukoma urushinge mu rubavu karwumvira mu mutwe ariko byari ibibazo ariko nyine sometime tuba twizera yuko Imana ishobora guhindura igicu nk'uko ihindura ikirere imvura ikagwa none se ubuzima wabayemo n'ubuzima nawe bwagucanze ubuzima utekereza neza yuko wagize muri cya gihe cyo kuvuga ngo ese njye nararemwe naje ku isi nk'abandi cyangwa wifuza urupfu of course urumva ni ibintu bikomeye cyane kandi sorry babaje kubona ufite tatu nyinshi ku mubiri kandi umbwiye ko buri tatu ufite ku mubiri ifite impamvu yayo cyangwa mbere yuko twinjira mu buzima rusange cyangwa mu buzima bwawe wagiye unyuramo ndagira ngo baze dusobanurire gato kuri izo tatuwaje n'impamvu wazishizeho ande tujye twakinjira mu kiganiro cyimbitse neza noneho dusobanurira abanyarwanda ukuri kose wahuye nako n'ubuzima bwose urugero rw'ubuzima bwawe turubabwire okay tatuwaje banza hano ni umuzingo ni akaboro karimo ijambo ry'Imana gashatse kuvuga yuko gukunda inshuti zawe sibyo no kwizera ibyo biguhesha ubwami bw'ijuru iryo jambo narihisemo kugira ngo numve yuko kwizera byonyine bizamasha kuba byangura mu buzima bubi kuko nakuze numva ko Imana itabaho kuko Imana yakabaye ibaho twakabaye turi abantu bose mama yambwiye ko ndi umwana wavutse neza ariko mwibaza kuvuka neza bimwe ibibazo ni bwoko ki wumva byansabye ko nshyiraho kano gatatuwaje akagakurikira ndi kubona love the life you live kunda ubuzima ubayemo yego urabibona tu ko byabaye ngombwa ko ubuzima bwanjye ngira ngo mbubemo mbukunze yego nta kintu kiri bubunkuremo bube bwiza bube bubi ariko ngiye mpamvu nabumenye ko ibori nyeneye ku mubiri wanjye okay nari nicanye n'umutatu mekatu turi mu rugo tatuwaje ni ikintu utapfa gutera uhubaguritse kuko ni ikintu kiri kizakubaho ubuzima bwawe bwose kiri karande ni ikintu uzasazana nacyo urumva bariyo karande yawe ndavuga ati se bro ubuzima life mbambayemo iki ayambwiye ati bro
ntabwo utaha gatatu kazaha gatuma tutiheba ugeranwe n'agahinda wumve kuri watereranywe nagaruka n'igihugu cyadutereranye mana ahubwo twebwe life tubayemo na komite yacu igerageza kutatwumva kuko twe dufite ibitekerezo bita ko byabaye umwanda yego iyo hasi hano hasi ahangaha ndi kubona boro uburyo yatinze iragaragara nkaho iri mu kirere urumva ifite n'akanuza kayo and then hasi nkabona ndi kubona akaboro k'akaimoji ni akaimoji kagaragaza ngo turabibona nubwo tubyicira ijisho ariko tuba tubibona ariko nyuma tukanabikoba kuko ntacyo bitumariye man ndumva rero hano naho nabonye ni family trust to icyizere cy'umuryango byari ibintu byoroshye rero kugira ngo ufate umwanzuro wo gutera hizo tatu kandi zifite description cyangwa zifite ubuzima buhagariye cyane cyangwa se ibintu weho bisa nkaho nyine wagiye buri tatu yawe iri ku mubiri wawe ifite igisobanuro cy'ubuzima bwawe of course byatewe n'iki kugira ngo noneho izo tatu ufate umwanzuro wo kuziyandikaho kuko urumva byagamaze kuba overdose urumva abantu benshi babyita abantu babanywe ibiyobyabwenge se yego buryo mbona umuntu wagerageje gukoresha ibiyobyabwenge byose bishoboka ariko nagerageje naranabiretse umuntu ushaka guhinduka guhindura n'urundi rubyiruko rundi inyuma urundi rubyiruko mbona ruri mu nzira nk'izo nanyuzemo sibyo kuko buno ukuntu mbona nabashije kuba najyanwa mu bigo ngororamuco bigiye bitandukanye z'ubuzima kuba nabwigisha kuba nabuganiriza n'abandi bose n'abandi bambona ndabizi neza ko harimo abantu benshi bagiye kubona kino kiganiro muranye nawe yifuza yuko wenda n'uwambona uwo ari we wese yifuza kuba yatera ikirenge mu cyanjye nubwo ntacyo ndageraho ariko ndishima cyane kuko nahindutse ariko wenda zino tatu ngira ngo nzigarukeho zino tatu njya kuziteraho numva zari ari ukuntu ufite ubwenge ushaka kugaragariza abantu buriya ukuntu ugera ahantu ugaceceka ukanubwo ko umuntu akuganiriza bitewe n'icyo asomye ku mubiri wawe kubaza se nk'ito tumenyesha iki bikaba ngombwa kuyimuganirizaho bikaba ngombwa ko wamuhindura tatu ni nk'amerekezo ni nk'icyapa ni nka kuri umuntu akora icyapa kugira ngo tumenye ahantu hacururizwa ibintu nuko uba wabisomye yego cyane nabishyizeho kugira ngo abde naho nzangera njye nganira n'abantu amenye bavuga ati umuntu yitatu igaragaza ko ari ikirara ni igaragaza bamenye iyo life yanjye ibigishe ko bashobora guhinduka kandi kwiheba ntabwo bishira kuko kwiheba ntabwo byika biragaruka ariko bigira igihe ukabihagarika bavuga yuko as long as ukiri ku isi uhura n'ubuzima bushimishije ndetse ugahura n'ubuzima bubabaje of course niyo mpamvu buriya niyo mpamvu wewe nta buzima bushimishije urabona nahindurirwa amateka nkumva ko nagarutse ubuntu ako nta bintu byanshimishije nose ubuzima ngiye noneho iyo urumva ubwo nyine iyo suspicion tugiyemo ko utarahuye n'ubuzima bwiza bivuze ngo ubuzima kuva ukiri umwana kugeza kandi nta life nziza ugeze ubamo ngo bro reka nkurabure nyine njye nabaye ikanombe kajagari kandi umuntu ukunda kureba ukuntu umuntu aflying nyine indege uburyo ihaguruka flying uri umuntu ubashe guflying akajya hejuru y'umutwe wawe abakurenze bivuze ngo ubuzima bwiza waba bubonye kuko batangiye kugera muri cya kirere Imana yiremeye je ntashobora gukozamo n'ikiganza ko bakireba cyicayemo sibyo iyo niyo life mvuga iyo yururuka agasanga bene wabo bamutegereje n'indabyo iyo nayo life yakamushimishije njye ubwo buzima bwabo bantu sindabugeraho kuko wenda ndacyasurvivinga nubwo byanga sibyo ariko mba nizera ko nanjye in time na flying rwari urugendo rungana gutya buryo wambwiye ko uturuka Musanze yewe oya njye mvuka mu mujyi wa Kigali niho kavukira of course kavukire yanjye mu mujyi wa Kigali aho bita Nyarugenge okay of course none se rwari urugendo rumeze gute kumva warabayeho ukavuga ngo uyu munsi nanyuze mu magereza atandukanye cyangwa mu bigo ngororamuco ukabaka kanya utanga ubuhamya uvuga ngo none of course nanjye mfite contribution natanga ku rubyiruko rwari urugendo rumeze gute byari ibintu byagusabye kwiyumvisha bingana gute kugira ngo uvuge ngo nimba drugs nafashe nimba ari ibintu bibi nakoze ngomba kubireka and then ngatanga contribution yanjye imeze gute n'urugendo rwameze gute tunyuremo muri make urugendo rwari rurerure yego
byari birebire ariko byari by'Imana yangeneye kuko buri muntu amaze kuvuka isaha y'ibitangiye kubara. Yego. Iyo ubaye muzima warize umuganga watangiye kubibona ko isaha yawe yabaze. Yego. Ubwo nimara kuvuka ari umwana nk'abandi narezwe neza nari mfite ababyeyi babiri bazi no kurera kabisa. Yego. Handeze neza ndakura ngeze muri cya gihe nangira kunanira ababyeyi nigaga kurepa. Ndi hustle life urumva nigaga kurepa naho mu kiyofu cy'abakene. Epa. Okay. Kurepa Nyamirambo. Nigaga kurepa ubwo nataga n'amaguru. Yego. Ubwo nari mu mwana ubona ibishuko byinshi. Nanyuraga mu mujyi quartier Mateus yose nayinyuragamo. Ko nagiraga hano ngasanga bacuza ama televiziyo ngatangira kureba ama filme tangira kunyine kutangira kuraruka nyine nawe urabyumva nk'umusore wa nk'umwana ukiri muto. Nagiraga mu rugo amasakuze. Ubwo nabaga mpuye n'ibirara bigiye bitandukanye kera habagamo marine zabaga ziri mu mujyi zabaga ari nyinshi kuko ubona uri umunyeshuri uvuye kwiga zo zitiga byarabibangamiraga ku buryo twabashaga gushuka bihagije. Icyo gihe niho natangiye kuba wenda natangira kwinjira mu by'ibiyobyabwenge cy'umuntu akanshuka akambwira ati ngwino mujyana ahantu utema akantu cy'umugabo utekereza kandi nkabona ko nkwiriye gutekereza kuko anytime nzagira urugo ako numva ibyo bitekerezo ari byo bintu ngiye gukurikirana amenye ibyo ari byo nari matsiko nari migambi umwana w'amatsiko nubwo ntari umuhanga cyane ndabikurikirana ibiyobyabwenge buri bimaze kumwareka ngo urabona nk'ikiyobyabwenge bitura umutima ikintu kiguha system udafite mu mutwe kiguha ubwonko udafite kigufungurira ibitekerezo udafite mu mutwe kandi utekereza nk'umuntu ushobora kuba wa jumping ukagwa mu ntara kandi bidashoboka no gutera intambwe imwe igera ikabuga bidashoboka. Byategeye kunyumvisha yuko ibyo bintu ndi gukora ndi kujyana contract y'ubuzima bwanjye ariko kubyikuramo nabyo numva byari kose numva hari nabwo leta zigusanga mu bibazo bimwe na bimwe ukisanga wageze muri izo gereza muri ibyo ngororamuco. Of course mu by'ukuri rero urabona bishatse kuvuga ngo hari igihe tutangira ibintu tubona ari bitoya cyangwa tuvuga ati ibintu biroroshye tukazisanga byaramaze kutubaho karande. Ni iyihe nama wagira aka kanya urubyiruko dukurikiye cyane kuri Mara Media TV? Of course dufite umuryango munini umaze kuba mugari ibihumbi bisaga 20 bidusubscribingiye n'abantu benshi cyane. Ni iyihe nama wahereza urubyiruko rusanga rufite kuko urumva icyo wazize nimba ari umwana wakuriye home ugakurira ahantu ufite uburere bwiza icyo wazize ni inshuti mbi cyangwa se icyo wazize n'abantu batakugiraga inama nziza. Nugiye nama rero wagiye urubyiruko akanya rudukurikiye rucyumva neza imyumvire n'imyitwarire ko y'abagenzi babo ari igomba kubaranga. Ye nama nagira urubyiruko hagara urubyiruko gusa kuko nsigaye mbona n'abashisha kanguye n'abasaza n'ababaragiye nkuru babaye nk'urubyiruko. Bana iki cyorezo cyaduteye cya covid cyatumye urubyiruko rwitabira inzoga cyane. Kandi umuntu wa mbere ukunda kubona akinywera ariko muri discipline ku buryo nshobora kubona hamwe inzoga yanjye ishaka ngataha amahoro kabisa nabamenye ko nayinyweye. Inama nagira urubyiruko twaragiye dukora utuntu tumeze nk'udutsinda utamenya ubwoko bwarwo. Usanga urubyiruko ushaka gusanga umuntu yicaye iwe abyutse avuga ati ngiye gushaka imibereho yo kuzanunga ejo wenda muri kiyete akahita abona mugenzi we aramuzindukiye ati nararanyamo 1000 tugura kumva. Inama nagira urubyiruko ntabwo ari ukuvuga ngo niyo mwanzuro wenda wawe ugiye gufatwa muri iki gihugu. Inama nabagira no guhinduka nakundurana nk'uru rubyiruko rw'u Rwanda akazi kabaye ngo akazi karabuze nawe urabibona karabuze. Of course iyo turi kumwe namwe mbizi kuri no mu kazi ubibona kuri mu kazi sibyo ariko nk'iki gitekerezo kukigira ukeneye n'imizi yo kugira ngo uzatere imbere sibyo no gushyigikirwa sibyo. Urabona nkuko bagennye isibo bakora isibo ry'urubyiruko. Isibo ry'urubyiruko risaba riba rifite urihagarariye ashobora kuba yahindura abantu 5 kubahindurana akantu gatoya sibyo. Iyo sibo y'urubyiruko nimara gukorwa abaturage urwo rubyiruko nabo baturage bazifatanya n'urwo rubyiruko baruganirize sibyo. Ujye umenya ngo urubyiruko rwo mu isibo ya 5 rwiteje imbere ku buryo bushoboka kuri iki gikorwa se byagenda bidufasha. Nicyo gitekerezo genda bifite kuko kenshi na kenshi nganira n'urubyiruko cyane. Of course kandi kuganira buriya biraruhura. Kuganira bituma umuntu agira ibitekerezo byinshi ararura cyangwa se byinshi amenya atarazi. Of course kuganira ni ikintu cyiza. Weho ubona ari uwihe mumaro
wo kuba leta yarifashe igashyiraho aho ahagomba guhanirwa bamwe mu rubyiruko rutitwaye neza, ubona hari contribution ndende cyangwa nini gereza z'urubyiruko zitanga? Zino gereza zigira uruhare rwinshi nyine mu guhindura urubyiruko, ariko bamwe na bamwe hari ababikora nk'aho ari iwabo, hari abahagize iwabo, hari ababikora iyo buriya umuntu utarafungwa ntabwo amenya ibintu bibera muri gereza. Yego. Teri wenda ntabwo ari ibintu ngiye kuvugaho cyane. Yego. Ariko burya reka nkora buri tewe nk'umuntu wagiye mu bigo ngororamuco nzi neza ko ari ibintu hari ibintu byinshi nigirayo, byinshi kabisa nigirayo, nanashishikariza n'urundi rubyiruko guhinduka. Urumva kuko muri gereza ni handi uba ugiye kubona ko nta mama wawe nta so ukwiriye kwimenya, sibyo? Buriya ikintu kimwe n'ujya kurira ku gihe umuntu akagutekereza kujya kuri toilette, kandi wari usanzwe no mu buzima bwawe utajya ubitekereza, sibyo? Umuntu akagutekerereza koga, wari usanzwe mu buzima busanzwe koga ari gahunda yawe, umuntu agatangira kugutekerereza ibintu bimwe na bimwe, utangira kubona yuko isi yagusize, kandi muri iyi si ubundi ugomba kugendana n'igihe. Ubundi umuhanga nyawe agenda mu matiyeri, sinakagenda mu minota cyangwa mu masegonda, agenda mu matiyeri, si buri kintu cyose cyagezweho. Urabona nk'uru rubyiruko rw'u Rwanda turashaka kwihuta mu gihe ariko nta mafaranga, sibyo? Usanga bamwe bahemuka, basanga bigize abajura, bashaka kwambara iyo pantaro Chris Brown yambaye, bashaka kwambara iyo pantaro Chris Easy yambaye, kandi ntabwo biri bushoboke. Wari kwihuta mu gihe ari gushaka guflyinga nyine, ari gushaka kwirukanka cyane kandi akanyura mu nzira mbi. Wow, man, nyine uko bigaragara kose ufite story ndende ugomba kutubwira, ufite ibintu byinshi ugomba kutubwira. Aka kanya reka nkwibarize weho nk'umuntu nyine ufite experience y'ubuzima, kuko of course hari abantu uruta, hari n'abantu bakuruta, ariko buri muntu wese agira story y'ubuzima bwe. Ni kihe kintu noneho gikomeye mu buzima bwawe cyakubayeho kijya kikugora kwibagirwa? Mu buzima bwawe tuvuga ati iki kintu kimeze nko kuntera kashe ku mutima, kukibagirwa even though nagira imyaka 70 ntago kijya kimva mu mutwe, kandi nicyo kintu cyambabaje bihagije. Ikintu cyambayeho umunsi umwe nyine biragoranye kubikubwira. Oya mani, be sorry, tuganire kugira ngo nakoraga boro mu kabari. Banje baranda barati se yuriki Ogwan, home setu, nabwati ndi home tu. Ni kwite twabonaga kese kuri nzoga ko turi home. Ndababwira ati naka bagezeho dusaka moto se muri bukishyure. Barambwira ati ni imbere cyane, mfata akamoto, ndagafata, ndiri dani, bangezeyo tu. Akabaye ati urajya ese sha icara umwe tu, baranyishyura nta kibazo nagiranye nawe. Ariko bapeti bakaba bari banyweye ibimogi imbere yuko magera, umva ingo zari zatabaje inzego z'umutekano, nje urumva naje mubutse. Ndabyibuka ari mu gitondo, ari inzindutse, mbasanga ahantu bari barambaza ati se yuriki, ndita mose shaka ubwatsi ibiyobyabwenge nazikanye, muzi ko nabiretse namwe mubizi, ata takabaye twende niko gashatera bani kwa nkuru yoto. Ariko urumva mu buryo nawe mbizi inzego z'umutekano ziri mu nzira, yego buri indirect. Barambwira ati yuriki tugiye mu kanya tugiye kugira n'ibyana, narindi icyo gihe narindi ikinyinya, ndi ikinyinya muri ghetto tu, banakoreraga hano muri banye batarayise. Yego. No nagiye kumva numva ko psizinjiye, iki ntabwo nzakibagira. Urumva nibwo narazikanye naravuye muri gereza, kandi kugufata wongeye kumwe ibiyobyabwenge n'undi bagusuje kwa kabuga ubingaro, ubu bahenga ingaro n'insubira cyane. Baramfashe, tugiye baradufashe batwambika amapingu. Urumva ikesi raho nyine bo babaniye injects bari biteye ibiyobyabwenge, ariko urumva amakuru leta yari yafite. Banje ni kwa kabuga ntazi ibintu narindimo, ntazi uburyo ndafika tsinda gasanga bana. Iburi gutyo wandemye ubuzima bwanjye bwose ari zagara. Nk'umuntu abyutse planning kubaho kuyu munsi. None birangiye ngiye kurya ishene ntaza amoko.
ubwo ndi kumwe n'abana b'abakire abana b'ingagura bazi iyo uri kumwe n'abana b'abakire bafite confidence ziwabo ariko ngiye nk'umuntu utari ufite kivurira uri utangiye guhinduka bita mbona ibintu bibaye ahubwo mbona ahubwo ibyo ndivuga ngo narahindutse ahubwo ngiye kugumana nabyo iteka ryose yego okay banyicishije bakavuga cishije no masasa bazama bakavuga tugezeyo fanda ati twara abantu 8 ati nabo b'ibiyobyabwenge barahaguruka bose ndetse n'ahaguruka bro barankubise igiti cyatanje ati ngute tugusanga n'abanye kandi ko kubana bihumetse ariko narabahakaniye ngo ni narabiretse kiriya kiyobyabwenge kimara amezi atandatu kugira ngo kigushiremo abanje banjyanye Kacyiru kumpima basanga nta kiyobyabwenge kindimo kubera Imana iki kintu nazibagirwa ngubwira ko guhinduka bisaba kugira ngo kandi icyo kintu nabinyweye kandi bagusaba niyo wanywa umwotsi umwe baba babikubonamo batsinjyana Kacyiru bagasana kintu kindimo arangaruye bamfunga ibyumweru 3 kandi James ntabwo nzabyibagirwa yarambikuye yambwiye ati genda ntuzongere kunywa ikintu cy'ikiyobyabwenge yego aramwemereye ariko ndamubwira ati ngiye kugira ngo mve ku nzoga cyane ukuri kw'Imana niyo Nyagasani yakigarukira mu bagaragu ba yasanga ndapudete kabisa yego icyo nicyo kintu cyakubayeho utajya wibagirwa ntabwo njya nyibagirwa urumva ko abundi hari abantu benshi tujajinga abantu tutarabanza kumenya story behind yabo. Of course abantu bo muri kino gihe turajajinga cyane nyine ukabona nk'umuntu ugatuba turi muntu afite ino vision cyangwa se ibintu akora ugahita umukekera ibintu akora. Of course ni cyo kintu wabwira nk'umuntu ako kanya kuko urumva nimba waragiye uri mu kazi. Of course wari uri mu kazi urumva waradeliverings uravuga ati reka njyane ibicuruzwa bameza amafaranga and then ngaruke mu kazi wisanga muri risk. Ubwo niki kintu wabwira umuntu kandi dukurikije ushobora kubona umuntu avuye muri jail cyangwa avuye muri gereza amaze mu mwaka amaze imyaka 2 amaze amezi yarangiza akamujajinga kandi uwo muntu yarisanze muri risk nkuko nawe wayisanzemo kandi nta ruhari wabigize. Man twese ntabwo turabere nkuko tudasa kuko kwisura tudasa ukabubana nje nawe twatandukana yo tuba turimo abantu 2000. Yego ikimwe nuko umuntu uri muri gereza ibyaha byawe n'ibyanjye biba bitandukanye. Umva mu bana 8 turi kumwe nabashije gusohoka hagari uko nari mwiza cyangwa nari ndenze ku bana bamwe cyangwa nari mfite iwacu barenze tubankurikiranye ahubwo ndivuga ngo kwa guhitamo kwawe ko umutima wawe warahisemo ko wahindutse Imana koko yagaragaje ko wari warahindutse ahubwo byara accident byari bikubayeho. Icyo kintu cyaranyigishije kuko abantu nari mvuye ahantu nari mvuye ngenda haza henda ari byinshi nta gusobanurira kuko ndahaza nari mvuye ko narahabonaga yuko ari so ya danje kuhava n'ibibazo kuhava udafite kuvugira ku bintu bijyanye n'ibiyobyabwenge muri iki gihugu urabizi mani kuhava na isoko n'Nyagasani unyeretse ikibazo ariko unyereka n'igitangaza ibyo bintu byambereye ihurizo biriyendera mubwire ngo ndabanyarwanda igihugu cyanjye kiri mu maraso ndi naturel cyo gituma na tatu nyinshi ngira zanditse mu Kinyarwanda zimwe na zimwe kereka zino z'icyongereza bitewe yuko turi mu nzira z'amajyambere turi mu nzira z'amajyambere iyo ndi kuganiriza abanyarwanda nirinda gukoresha ikintu cy'indimi cyane kuko umuntu uri bunyumve n'umwana mutoya amenye ikintu ndi kumubwira. Inzira z'amajyambere no kugira ngo urwo rurimi mbe ndufite kugira ngo mbeho ariko mbe nisirengagize gakondo yanjye. Yego ukivuga utarakarengaho urubyiruko rwinshi turi kurarurwa na social media turi kurarurwa n'imico tubona hanze. Nimba uri umunyarwanda uri pire of course nkuko bivuga kandi na characteristics cyangwa imyitwarire n'imivugire yawe irabigaragaza koko hari urubyiruko rwinshi cyane rw'abasore cyangwa se rw'abahungu rwibasi cyangwa rwishoye mu cyo twakwita ubutinganyi cyangwa se icyo twakwita kuryamana muhuje ibitsina kwangu birefera cyane abayobozi abantu barya ibintu by'inyuma nyine abayobozi umwe mu Kinyarwanda simuze kubivuga noneho urabona contribution cyane y'imico yo hanze iri kwinjira mu gihugu cyacu ari izengaruka igira ku rubyiruko kuko nimba ndacyeka mani mu myaka byibuze 5 iciyeho ntabwo ubutinganyi mu Rwanda bwari buri developed nkuko tubibona aka kanya. Ariko aka kanya urubyiruko rwinshi ruri kubijyamo kandi ndakeka yuko source cyangwa isoko nini ni imico yo hanze. Urabona imico yo hanze ari ikihe cyuho kinini isiga mu rubyiruko rw'abanyarwanda.
bro nuvuga kuri icyo kintu ho kiganiro cyanjye kirakura kuko hari ibintu nziho mwebwe mutari mwanamenya ubwo muri hanze ubutinganyi ubundi bumenya neza winjiye muri gereza sibyo ikabenda ariyo ngira impamvu nyamukuru kuko nanjye ntabwo nkunda Imana yaraduhaye kubaho ngo twuzure iyi si ntabwo twayuzuza turi bamwe ntabwo wewe n'umuhungu nakuzuza iyi si ahubwo iyo si muri kuyipushinga muri kuyisunika muri kuyanga kugira mube bamwe muri mube bake babi rero umuntu wafunzwe niwe uzi neza ubutinganyi ukuntu bumeze bwe bugeze kure ngenda bizi bugeze kure cyane n'abana b'abahungu usanga bafite tatu y'umuhungu ufite tayi cyangwa ahagaze nk'abakobwa muri gereza uko mubona ntananirwa gutinga akana babona ko kari mu nzira z'amajyambere kakishakisha kandi uko kandi ukimara kugakorera ibyo nta umutima kongera kugira mu mutwe akaba addict ntanubwo ke kuba addicted kivuga ukaba addicted ariko ibintu ugakoreye nikabona kuri graphe ibintu ukazakorera abo karuta urumva byo kazaba kagisa ku butinganyi man bro mu Rwanda ntabwo ubuyobozi bwacu bubwemera ariko mu rubyiruko rugeze kure babita abayobozi ubundi twebwe n'iryo zina ryacu n'iryo tubita sibyo yego nibo babana umuntu w'umugabo kukubwira ko agukunda ntabwo ubyumva gute nkunze se urwo rukundo ni gatije baza yurike rero urukundo abura wagande yango rankunda baza ari rankunda rukundo rw'isi nararubuze ngiye kubona urw'umugabo ufite ubwanwa ariko bivugwa ko ngo abenshi ngo babyinjiramo noneho ngo bashaka amafaranga ngo kubera ko nyine mu Rwanda ngo ikintu bita job opportunities cyangwa amahirwe yo kubona akazi ari amahirwe makeya cyane ku rubyiruko kuko urabona generation u Rwanda abantu bagize u Rwanda benshi tugisuje ku kigereranyo cyangwa tukabikora kuri average dusanga ari urubyiruko none ngo urubyiruko rwinshi rwishora mu butinga cyangwa se bajya gutingana of course yaba abakobwa n'abahungu bakaba lesbian cyane ngo bashaka nk'amafaranga none se ayo mafaranga barayabona nkawe wenda ndusha intambwe tubarawugera naragera we barayabona ese utingane bayahutingwa urumva nyine nge amwe mu makuru nkurura kuko mani tuba tuvuga kuri izo mpamvu kuko ari contribution nini dushaka gutanga mu rubyiruko tuba tuzamura nyine ibi bintu kuko hari ibintu byinshi dushaka kuganira kandi urubyiruko rwagiraho icyo bivana babona inama bakuramo wowe nk'umuntu wabaye muri jail urabyumva kandi unambwiye ko birimo cyane ntabwo mbibamo ibyo bintu ntabwo nge ndabizi narabibonye kuko ngewe kubibona hariya boro iyo umuntu ajya mu bigo ngororamuco niho usanga ibyo bintu byareze kuko hariya boro burya n'ikintu kibi gituma abahungu batangira gutingana gereza imwe ihura n'abakobwa buri basha kubona igitsina gore n'amaso yabo hari ibintu byinshi imagine mu mutwe kuko harimo kwikinisha harimo ibyo by'ubutinganyi harimo ibintu byinshi biberagera ku buryo utabyumva of course none se ubona noneho ari iki twebwe nk'urubyiruko ari ukwiye kwirinda twagira kugira ngo noneho uwo muco uri kugaragara umeze gutyo tugire uruhare tuwugabanyaho ibintu bijyanye n'ubutinganyi ubutinganyi lesbian urabona ari iye contribution cyangwa umusanzu turaba nka Museveni nuko barasira ku giti ubwo twamenye n'ubwo tumukubita urusasu ibyo bintu njye ntabwo numva ko twabigira mu nama ngo igihugu gito umurongo kiriho kubera ubuntu bw'ubugoryi ngubwo mu rubyiruko wumva gufata umugabo mugenzi wawe urashaka umujyi inyuma ese ubundi umugore yabaye iki nyine kari bo benshi baruta abagabo nyine ngiye niyo mpamvu burije ibiciro niyo mpamvu ngiye mba mvuga ngo usanga nyine hari imico yo hanze mani izana ikadukoloniza ugasanga twakolonijwe n'imico yo hanze kandi ngewe njyana na believing yuko mani iyo abantu bataye cyane umuco wabo wisanga nyine hari byinshi bigiye ahandi urubyiruko rero ibintu byo kuvuga ngo dukurikize ibyo hanze byo niyo si tubamo tuzayihoramo wenda mu gihe tubonye ubwigenge kuko n'ubu ngubu biba bisa nk'aho turi mu bukoroni bwabo kuko wifata ama smartphone iyo ariyo yose ukayifata mu kiganza cyawe ibintu bigushuka ni byinshi bikubana byinshi mu buzima bwawe biba byinshi ugasangira kubona ko watakaye se hari byinshi kandi utangira kubona ko ukwiriye kubikora kugira ngo bigereho vuba buri imbaraga z'umuntu zifite aho zigarukiye urumva nk'uko utakora nk'iby'ikamyo ikora ushobora kubaho mu buzima bwawe uko ushoboye sibyo
buriya njye nkunda kureba nk'utu dusimba duto tumenya igihe cy'imvura umuntu muzima ataramenya kwanariza igihe cyo kwanura imyenda ye yafuze. Yego. Sibyo kuko akamenya igihe cy'imvura, akamenya ko imvura iba nk'ukwezi ngigwe kajya gusavayivinga ibiryo. Urumva mu mbaraga zako karareba mu gihe kirekire. Twebwe urubyiruko rero niba turi kubona umunyamahanga tukarebera kuri screen tukabona ko umunyamahanga ya performance yambaye iyo Dickies iyo Air Force runaka, kwe tumva ko iyo Air Force yambaye nawe kugira ngo ubugaragare muri rubanda ukwiriye kuba yambaye. Nibyo bintu muzajya mukwiriye kwishora muri ibyo bintu bijyanye nyabwo bwo butinganyi, sibyo ukumva ko ibyo bintu byaguhesha kubaho. Ibyo bintu rero ni wumva ko ushaka kubaho igihe kirekire, umeze nk'umunyeshuri yicaye mu ishuri agakora isaha ye ku gihe kugira ngo yitahire. Kwe tuyigeze saa sita kugira ngo ubwire teacher ati njyewe nabonaga zigeze mwatinze gusifura ngo gitahe. Of course twaganiriye byinshi ariko tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu tugana ku musozo w'ibyo twaganiriye. Ndagira ngo noneho weho ku cyawe giti Eric ubwire umuntu aka kanya uri gukora ibintu bikanga. Umuntu Kambale ni kunyita kabisa Kambale. Okay, Kambale mwana uvuka ku ndiba yacu mwana uvuka ku ndiba yacu. Of course none ndagira ngo dusigire inama cyangwa dusigire umuntu umukoro aka kanya wari waturebye bakurikiye ikiganiro cyacu. Ni ye nama cyane igihe kintu wabwira umuntu aka kanya uri gukora ibintu bitari gukunda, aka kanya uri gukora ibintu bikanga, aka kanya uri guhasulinga ariko bikanga. Iyo niyo nama ya mbere cyangwa kugira ngo umugire inama wamugira kugira ngo ibintu ari gukora bitera imbere cyangwa ariko kubivaho kugira ngo akomeze akora. Iyo niyo nama ya mbere ugiye kubagira kugira ngo yewe abankurikiye ndabashaka gukora subscribe kugira ngo mwebwe mubashe kuba mwatera imbere ku kintu runaka. Yego. Inama namugira niba abona ibintu byose akoze birimo amananiza birimo ikintu bisaba guhoza, sibyo twigire ku nkotanyi. Ntabwo bakoze ikintu, ntabwo uyu munsi bubatse ngo inzu yuzure babaye ngombwa ko bahagarara bategereza gusakara. Yego. Ariko niba wenda uri gukora ikintu kikanga hatiriza, ugerageza imbaraga zinanirwe, sibyo ube nko muri Bibiliya umugabo bita Mose. Mose Imana imutegeka kujya kubwira muri Egiputa kubwira Farawo ngo arekure Abanyayisiraheli, cyamusabe gupushinga nyine guhatiriza kugira aho Imana itangiye gutanga ibihano bito bito kugira ngo yereke Farawo ko hari izindi mbaraga ziri inyuma. Ariko we yagendaga yanga avuga ati se Mana niba nagiyeyo tukarema iyo nzoka ikamwikubita imbere akayibona ntagire icyo akora, tukamwohereza ibikeri tugahindura amazi umutuku tukagira gute tukabateza ibibembe, kuko Imana yari izi igisubizo. Yari izi neza ko nimukura umwana w'imfura biri bukunde, yego nimukoreye icyo akunda biri bukunde. Barahatirije mpaka Umunyayisiraheli arambuka agera kure. Rero nawe niba ushaka kugira ngo ugere kure dusaba gucika intege cyangwa ku bikorwa byawe usaba kugira ngo utere imbere. Forcing, sibyo kuko nta muntu ucukura umwobo akoresheje ikirere, ukoresha ubutaka. Kandi nta n'umuntu ucukura mu kirere, sibyo ikidafatika wigifata ariko igifatika gifata. Icyo ubona kiri kwanga reba impamvu kiri kwanga uvuge ati se ko ndi umuhungu ntabwo ngiye ntwarinda, sibyo imyaka 3000 ndamutse kuyibaho ntabanyibyara baye nyibayeho. Niba ibyo bintu byose wumva ko uri ibyo nyine Imana yakuremeye kuba we surviving bifatika, sibyo muri iki gihe abakobwa bafite amafaranga kuko ntabwo tuzacika intege kuko bayaturushije. Kandi Imana yarababwiye ko bazababyara barushye, nuko byara barushye. Twebwe rero tugomba kurya turushye. Ni twebwe rero tugomba kora cyangwa batirize Imana irabihesha bigacamo uranga ukiheba. Hari igihe umera nkaho uzareba ni ntabwo bigiye kuva kure ko inyamaswa zo mu ishyamba. Rakaboro njya nigeze kubona kuri TikTok inyamaswa iri kubyara, intare ituruka inyuma. Urumva intare ntabwo iri butekereze ko uri umubyeyi ugiye kuzana yenda ugiye kwagura inyama zayo. Yumva ngirebe kure vuga ati izi nyama zigiye kwaguka reka mbe nyiretse banze ibyare kuko iyi nayo nzayirya. Yabwiye icana n'icyana cyayo
kumva ko icyo gihe iyo news iri gusavayivinga ngo ibyari uwo mwana intare nitekereza ko iyo ari inyama igiye kuza ya kabiri urumva yo yarahatirije yicira rimwe ibyo nibyo bibi urumva nyine ukivuga ibyo bintu hari igihe dushaka kugera ku bintu byinshi byiza ariko tugaca ntabwo dutekereza ko icyo tubonye nk'ibiryo byoroshye ako kanya dukwiriye kwita tubirya ntabwo nitureba ibyo biryo nitubirya se ejo tuzarya iki kuko urumva iyo nariza gutekereza neza ikavuga ati iri kwibaruka reka ndeke ibanze yibaruke deni ni inyama ya kabiri ijemo nzarye nyina umwana ari gukura kuko nawe yabyara n'abandi yagura ibyo kurya niba ubasha guhinga igiti cy'icyero ukahita ugitema ukumva ko icyo giti kigiye guhita urya ibyezeho tuzongera kurya ubwo nawe ntabwo uzahatiriza kugira ngo ubeho uri kwicira ubuzima mu gihe ubuzima uri kubugira bugufi uri no gutuma ubuzima bwawe bujya muri risk. Of course nagushimira cyane rero ariko ntabwo nakibagirwa kukubaza akabazo kamwe ndetse unagasoreza aho duhita duclosinga ikiganiro twari dufitanye kandi cyiza. Ni ubwihe butumwa none wahereza urubyiruko ruri muri jail cyangwa ni ubwihe butumwa wahereza urubyiruko ruvuye muri jail aka kanya? Urubyiruko nama naruha okay ntabwo uriya gufungwa ni akantu keza ku buzima bw'umuntu kuko ni the last school kabisa icyo shuri cyane urumva niryo shuri uba ukwiriye kwiga ukamenya kuza ubuzima buri ishuri rya mbere rikomera rigora n'ubuzima iyo wafunzwe ukararana n'umuntu mudahuje mind sibyo ukayurana n'umuntu wagutesha umutwe urumva ukagera igihe mukazaba inshuti kandi ubona ko uwo muntu mutari kuba inshuti ni ikikwigisha ko ukwiriye kubana n'umuntu uwo ari we wese uburyo bwe bwose kandi ukamwubaha urumva inama rero nabagira baraba bavuye jail ni uguhindura ubuzima urumva kari igihe ujyara ahantu bakukubanisha n'umuntu mudashobokanye cyangwa ukabaho mu buzima utarumenyereye wahindura ubuzima ugisohoka hanze uragize Uwiteka intambwe zawe arazizi sibyo uriya ngo intambwe utera metero utera niyo ngano y'ubuzima uzacamo metero ubasha gutera wiruka muri Kigali niyo ngano y'ubuzima uzacamo of course reka rero ngushimire cyane kandi agushimira kubwo ubutumwa duhaye n'ubuhamya bukomeye. Nanashimiye cyane wari udukurikirana kuri Mala Media TV.